Ese ibi bintu ni ibiki? Ibi bintu bitari bimenyerewe cyane mu mateka y'isi. Uyu muhanzi wo mu Bwongereza uzwi ku izina rya Ed Sheeran wamenyekanye cyane ku ndirimbo ye yise Perfect ndetse na Shape. Uyu muhanzi ukundwa n'abantu benshi batandukanye mu isi. Ibi bintu yakoze ese koko nibyo? Ed Sheeran yahishuye ko imva ye yayiteguye kandi itunganyije neza mu gikari cy'ahantu atuye. Buri wese ahise yibaza ngo ese kuki Ed Sheeran ibi bintu yabikoze? Ese yari agamije iki? Ese ntabwo babiteye? Ese ahantu yateguye imva ye ikaba iteguye neza hari gukorerwa iki mwa kano kanya? Uyu muhanzi w'imyaka 33 Ed Sheeran ibi yarabihishuye kandi ahishura neza ko iyo mva ye iteguye, yasobanuye byinshi biyerekeyeho. Ariko ibi byose bizaramburwa mu kiganiro kiri gutegurwa Imbumbe Knowledge. Jye ndi Fiston Uwimana. Mwibutse ko utarakora subscribe ugomba kuyikora kugira ngo ibiganiro byose dukora bijye bikugeraho. Ndabakumbuje buri wese ahise atangira kwibaza ngo Ed Sheeran kuki ibi bintu yabikoze? Ese koko ibi bintu ntabwo babiteye? Ibi bintu nibyo ubyango byemere, ibi nibyo kuko wiwe ubwe yarabihishuye. Imva yiwe irateguye, iri mu gikari cy'ahantu atuye kandi iteguye neza. Ubwe ahamya ko inamutegereje. Jye ndi Fiston Uwimana. Mu minsi mike ikiganiro cyimbitse kiraba kigiye hanze. Ndabakumbuje.